Yezu Kristo akuzwe bavandimwe bo mu muryango wa Padiri Mauri. Twageze ku cyumweru cya gatatu cy'igisibo. Murabona urugendo rugana kuri Pasika ya Nyagasani rurarimbanyije, kandi natwe twese tugomba kwakira nyine ibyangombwa Imana iduha kugira ngo urwo rugendo rwacu dukomeze turusukure kandi turubyaze nyine umusaruro, cyane cyane muri iki gihe nyine cy'igisibo turimo. Amasomo y'iki cyumweru rero arinjira nyine muri uwo mugambi Imana idufiteho wo kudufasha kugira ngo nyine tuyigarukire. Twabonye mu isomo rya mbere Musa wari uragiye ubushyo bwa sebukwe Yetero, hanyuma aza kubonekerwa n'Imana ubwayo, baravugana amaso ku maso. Hanyuma Imana imuha ubutumwa bwo gusubira mu Misiri kugira ngo ajye kurengera, gucungura umuryango w'Imana wari wugarijwe n'ubucakara bwa Farawo. Kandi Musa yarabikoze, mwabonye nuba yarabyibagiwe ashobora kugenda akajya mu gitabo cy'ibimuka mu Misiri akabisoma akabizirikana, kuko nta kabuza byamufasha. Ibintu rero, ikintu cyiza nakuye mu isomo rya mbere ni uko Musa iriya bonekerwa yagiriwe n'Imana ryabereye ku musozi w'Imana Horeb. Mu kiragano gishya umusozi w'Imana nyamusozi ni Nyagasani Yezu Kristo, ariko uwo musozi ari we Nyagasani Yezu Kristo kuzamuka bisaba kurwana n'ibintu byose bidufatira tukajya kure y'Imana. Kurwana n'ibintu byose by'iyi si kenshi na kenshi bidushukisha ibindi bintu by'amanjwe, bigatuma Imana tutayiha umwanya wa mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Buri wese rero yibaze ubucakara yaba arimo, hanyuma bukamushyira kure y'Imana, ntabashe nyine kugenda uko abyifuza, kuko ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Nitumenya ibintu bidushyira mu bucakara tuzabyihana, hanyuma tubashe nyine kongera kwinjira mu bwigenge Imana ubwayo igenda iduha. Mu isomo rya kabiri rero naryo rirajya gusa n'isomo rya mbere, kuko Pawulo Mutagatifu aratwibutsa twese uko tungana, uko umuryango w'Imana wavuye mu bucakara bwa Misiri uragenda wambuke inyanja itukura, igicu cyiza kikabayobora, ariko hari abantu barenze kuri ibyo byose bagomera Imana, hanyuma bagwa mu butayu, imirambo yabo irahasigara. Muvandimwe rero, ibyo bintu byose na Pawulo Mutagatifu yatubwiye ko byanditswe kugira ngo bitubere isomo ukura mu ijambo ry'Imana ni irihe? Dusoma ijambo ry'Imana gusa nk'abantu bihitira, cyangwa turareka ijambo ry'Imana rikadukomeretsa hanyuma tukabasha guhindura umutima? Niba uhabwa amasakaramentu ukajya mu misa ukabuvuga amasengesho menshi, ariko umutima ugakomeza ukaba wa wundi, nta hantu wagera. Ushobora kugenda ukisanga waguye mu butayu. Ariko Yezu Kristo anyuze kuri Pawulo Mutagatifu arongera kutubwira ati rwose ibyo bintu ibyanditswe bitagatifu byandikiwe twebwe kugira ngo bitubere isomo. Nyabuna reba cya gicu cyiza Imana ishyira imbere yawe kugira ngo kikuyobore. Reba ya nyanja wabatirijwemo, hanyuma wumve ko izo mpano zose z'Imana ari iz'agaciro, wongere uzihe agaciro kazo waba warazambuye kubera nyine ubucakara bwo muri iyi si. Buri wese agerageze ashake mu buzima bwe ubucakara yaba arimo, hanyuma abwite izina,
yaniyemeze kubusohokamo afashijwe nyine n'ingabire y'Imana tuvoma muri ibi byanditswe bitagatifu tugenda dusangira. Ndabinginze buri wese arebe ubucakara yaba arimo, ari butoya cyangwa ari bunini, agerageze abusohokemo, kuko nicyo kintu ibi byose byanditswe kugira ngo bitubere isomo, kugira ngo tutavaho twirara ugasanga n'abari bitwa ngo barahagaze ngo bitonde ahubwo batajya gusanga baguye hasi. Twebwe duhagaritswe n'Imana, kandi agati gahagaritswe n'Imana ntabwo gahungabanywa n'umuyaga, ariko kugira ngo Imana ubwayo iduhagarike nuko nyine tuyiha umwanya wa mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukizitura kuri bya bigirwamana, bwa bucakara bw'isi bukunze nyine kudushyira kure y'Imana, ubucakara bw'uburyarya, ubucakara bw'ubwirasi, ubucakara bw'amashyari, ubucakara bw'inzangano, byose muri iyi si yacu birimo kandi n'ikintu kibabaza cyane nuko ibyo byose umuntu abisanga mu bantu bavuga yuko bamenye Imana, bavuga yuko banihaye n'Imana. Ukwibaza ruti ese abantu barahagaze koko, cyangwa bahagaritswe n'ubwirasi bwabo? Twebwe duhagarikwe n'Imana, twemere Yezu Kristo duhagarike. Nituba duhagaritswe nawe, duhagarariye kuri we, ntabwo tuzigera tugwa bibaho. Kandi iyo twanyuzamo tukagwa, twakumva yuko Yezu Kristo nk'umushumba mwiza aturi imbere, aduha akaboko kugira ngo aduhagurutse, twongere nyine dusubukure urugendo. Mu ivanjiri rero naho ni ivanjiri ibabaje. Yezu yaganiraga n'abo bantu bamwumvaga, noneho baza kumubwira ibintu bibiri nyine byo mu mateka y'umuryango w'Imana. Abanyagalileya bagiye bakicwa na Pilato, hanyuma amaraso yabo akavangwa n'ay'ibitambo byabo bajyaga gutura. N'abantu 18 bagiye, umunara w'aho bita Isiro we ukabagwaho. Yezu Kristo aza kubabwira ati, aza kubwira abamwumvaga barimo baganira, muragira ngo abo bose bari abanyabyaha kurusha mwebwe? Bari abanyabyaha kurusha twebwe se? Oya da, ahubwo ngo nitutisubiraho twese tuzashira. Yezu rero arashaka ko twisubiraho, kuko abantu umuntu yakwita victime y'akavuyo ko muri iyi si, cyangwa ko y'ubugome bwo muri iyi si, ntabwo ari bo banyabyaha kurusha twebwe. Nimba tukiri muri ubu buzima, nuko Imana gusa ikomeza kuturagira ikoresheje impuhwe zayo, nta kindi. Ahubwo wasanga ari twebwe abanyabyaha turusha abamaze kwigendera, bazize izi ntambara, bazize ubugizi bwa nabi bw'abantu, bazize ubugome bw'abantu. Nimba tutisubiyeho twese tuzashira, ariko Imana ntabwo ishaka ko dushira, irashaka ko tugira ubuzima, kandi ubuzima buboneye, bwa bundi duhabwa kubera ko twamenye Yezu Kristo umwana w'Imana. Muvandimwe, ntupfushe ubusa ubwo buzima, ndakwinginze. Ubwo buzima buturimo twabuhawemo impano, ntihagire umuntu n'umwe ubupfusha ubusa. Abantu bose bagenda bakazira ubugome bw'abantu, bakazira inzangano z'abantu, bakazira ubugizi bwa, ntabwo ari abanyabyaha. Erega n'ibiza bihari abo bihitana, ntabwo ari uko ari abanyabyaha. Ubwo buri wese nakomeze yisubireho, nahore yiteguye, kugira ngo waba uryamye, waba uri muzima, waba wigendeye, uba uri uw'Imana, kuko niko Yezu Kristo abitubwira. Igihe cyose twumve yuko turi ab'Imana muri Yezu Kristo, kandi ibi bintu byose Imana iduha bitubere intandaro yo kwisubiraho no kwigarukira ku buryo nyine bugaragara. Icya kabiri rero dukura muri iyi vanjiri ni uko Imana iradutegereza, kuko buri wese arebe n'ibyaha akora cyangwa yaba yarakoze. Imana ariko ntigeze bwaho kubera ko se cyaha runaka reka data ngukuyeho,
ahubwo yakomeje kugutegereza kugira ngo ubashe kwigarukira, ubashe kwikorera, ubashe kugendera mu murongo Imana nyine iguha. Maze rero bavandimwe, ntihagire umuntu uprofita nyine uko kuntu Imana imutegereza, ahubwo numenya igigushyira kure y'Imana, ufata icyemezo uyu munsi cyo kugikuraho, kugira ngo ugarure bwa bwigenge Imana yaguhaye, hanyuma uyigarukire, wongere uryoherwe n'ubucuti bwayo, ariko cyane cyane wongere uryoherwe n'imbabazi zayo. Imana iradutegereza kugira ngo iduhe imbabazi. Ntihagire usigara inyuma kubera ibyo yakwita karagiteri yiwe, cyangwa ibyo yakwita ibikomere byiwe, ahubwo twese twumve ko Imana iradutegereje aka kanya, uyu munsi, atari uyu munsi, kugira ngo yongere iduhaze impuhwe zayo, iduhaze imbabazi zayo. Nyabuna umuntu utarumva iyo nkuru nziza umubwire uti muvandi, Imana iragutegereje kugira ngo yongere ikugaburire za mpuhwe zayo, ikugaburire za mbabazi zayo. Imana iragutegereje muvandi, kugira ngo wongere uryoherwe n'ubwigenge Imana ubwayo itanga muri Yezu Kristo. Iyo nkuru nziza tuyibwirane, tuyisangire, kugira ngo ntihagire usigara inyuma. Twese tugendane, twumve ko Imana idutegereza, kandi yamara kudutegereza twayigarukira n'umutima wacu wose n'ubuzima bwacu bwose, ikaduha nyine izo mbabazi, natwe twazakira tukazisangira nyine nk'umuryango w'Imana. Nk'uko rero bisanzwe, mugende murebe ivanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 13 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9. Twese tuyihuriremo. Nkunze kubibasaba kugira ngo no kuri za message SMS dushobora gusangira ivanjiri, wese abwira mugenzi we ikintu cyamufashije muri iyo vanjiri, ariko cyane cyane tubwirane ukuntu twese dufatanyije turimo tugarukira Imana, kugira ngo yongere idusogongeze kuri za mbabazi zayo z'agatangaza. Dukomeze rero tugendane, iki gisibo tukibyaze umusaruro, kandi twumve yuko Imana turi kumwe, ko duhagaritswe na Yezu Kristo, kandi agati gahagaritswe na Yezu Kristo, umuntu wese uhagaritswe na Yezu Kristo ntago ashobora kugwa. Niyo yagwa, Yezu Kristo amubona imbere akamuzahura. Ushobora byose rero nawe umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Igisibo cyiza, icyumweru cyiza, kandi twese dukomeze turyoherwe no kuba muri uyu muryango Imana yaduhamagayemo.